umugore mwiza. Bibiliya iravuze ngo umugore w'ingeso nziza abera ikamba umugabo we, ngo ariko ukoze isoni ngo ni nk'ikimungu kiri hagati mu magufa, aramwica kuko yari umwanzi w'Abisirayeli. Uyu mugore Yayeli rero nawe Bibiliya imwita intwari. Yamenye ko hari umwanzi w'ubwoko bw'iwabo, amenya ko hari umwanzi ushaka gutera Abisirayeli. Ubwo amaze kumumenya aritambika, aramuhendahenda, aramuhuzenza mugezi we, ngo aranamusinziriza, arangije amuha amata y'ikivuguto. Umwanzi uyu mwami aragotomera, arangije aramurangiza. Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV. Nitwa Nyiramukiza Betty, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko yongeye kumpa akanya ngo tuganire ku magambo y'Imana. Ni ukuri ndabashimira mwebwe mukurikira, mwebwe muduha komenti, mwebwe mutubwira muti iyi sije muyituganirizeho. Ndizera ko ibyo twabaganirijeho mwashoboye kunguka, n'ubu rero nibi mwunguke mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ku bantu bari bansabye ko tuganira ku bagore ba kera bizeraga Imana cyangwa bari intwari, babaye intwari muri Bibiliya, kugira ngo wenda n'abandi namwe mube mwabigiraho, mushobore kuba intwari mu gihe nk'iki kigoye. Bibiliya igitubwira ko hari abagore beza hakaba n'abagore babi. Imana ibaho umugisha. Rero reka dusenge. Yesu, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibiba ari byo bibaho mu isi no mu ijuru. Iri jambo tuvuga dufite ishyaka n'umuhati, nawe urishyigikire mu mitima y'abaryumva. Ni ukuri duciye bugufi nk'uko ijambo ritubwira ngo uwibwira ko hari icyo azi ntacyo abazi. Natwe ntacyo tuzi, ariko turagufite ngo utwigishe. Dufashe, udushoboze, ubane natwe. Ngewe uvuga ijambo ryawe ungirire ubuntu, ungirire ibambe, ungirire imbabazi, ube mu ruhande rwanjye. Abaryumva nabo Mwuka Wera arishorere kugira ngo ribafashe. Mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri hano mu Migani, ibice byaho 12 umurongo wa 4. Haravuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa. Twashatse ko nk'uko mwabyifuje twabaganiriza ku ntego ivuga ngo abagore b'intwari ba kera ni bande, cyangwa abagore Bibiliya ishima ni bande. Hano rero dusomye mu Migani ibice 12 umurongo wa 4 hatubwiye uko umugore akwiriye kuba ameze, umugore mwiza. Bibiliya iravuze ngo umugore w'ingeso nziza abera ikamba umugabo we, ngo ariko ukoze isoni ngo ni nk'ikimungu kiri hagati mu magufa. Sinzi wenda uko nabisobanura, ariko ukoze isoni ibyo ari byo byose muramwumva. Wenda turimo turavuga ku mugore, ariko n'umugabo nawe nuko ukoze isoni nekereza ko nawe yaba ameze gutyo. Ariko Bibiliya hano yibanze cyane ku mugore ukoze isoni ngo ni nk'ikimungu mu magufa, ngo ariko umwiza ngo abera umugabo we ikamba. None Bibiliya itubwira abagore beza babaye intwari. Iyo tuvuga abagore beza ntago tugiye kuvuga ku buranga, ahubwo tugiye kuvuga ubutwari bwabo. Ni bande babaye intwari? Turebye mu itangiriro hano aho Adamu na Eva, Imana yabanje kurema Adamu, ariko imaze kurema Adamu, Adamu ahabwa ubushobozi bwo kwita ibintu byose amazina. Yabonaga inyamaswa zose akazita izina. Ubu inyamaswa zose mubona ku isi Adamu niwe wazise izina. Ngo ariko umugore yari ataraboneka, kuko muri izo nyamaswa zose n'ibindi byose byahitaga yari atarabona umugore bazabana. abyita amazina rero birarangira. Imana rero kuko ari
kugwa neza, iza kubona ko atari byiza ko Adamu aba wenyine, imuremera umufasha. Bibiliya iravuga ngo umukwiriye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero abagore ba mbere Bibiliya ishima, dusomye muri Petero wa mbere ibice 3:5, twahasanga uyu mugore wa mbere yitwaga Sara. Sara rero, ariko hano haravuga ngo hano muri Petero wa mbere ibice 3:5 n'uwa 6, wenda muraza kuhisomera, ariko duhere ku mugore wa mbere Bibiliya ishima. Umugore wa mbere Bibiliya ishima ni umugore witwa Sara. Sara ni umugore wa Aburahamu. Bibiliya ivuga ko ari sekuruza, ari nyirakuruza w'abizera. Hanyuma Aburahamu akaba sekuruza w'abizera. Hanyuma rero uyu mugore ngo yarashimwaga, yarubahaga, mbese yakoraga imirimo myiza. Umugore wa kabiri yitwa Rebeka. Rebeka ni muka Isaka, ni umugore wa Isaka. Twamusanga mu Itangiriro ibice 25 umurongo wa 21 tukagera ku murongo wa 23. Hano rero havuga uyu mugore Rebeka. Rebeka rero ni umugore wa Isaka. Isaka ngo yari yarapfushije mama we, agira umubabaro mwinshi. Hanyuma rero uyu Isaka aza gushaka umugore witwa Rebeka. Bibiliya iravuga ahangaha tubabwiye mu Itangiriro ibice byaho 25 ngo Isaka aramutwara, barabana, amumara umubabaro wa nyina wa Isaka yari yarapfuye, ariko ngo ashobora gushira umubabaro kubera uyu mugore Rebeka. Umugore wa gatatu yitwa Yokebedi. Yokebedi ni nyina wa Mose, niko yitwaga. Dusomye mu Kuva ibice 2 duhereye ku murongo wa 8. Uyu Yokebedi yari nyina wa Mose, nawe yabaye intwari. Bibiliya igimushima ko yari umugore mwiza, aho abana b'abahungu bicwaga ahisha Mose. Hanyuma rero kubera ko na Miriyamu yari hafi aho ngaho, aza kubwira umukobwa wa Farawo aje koga, aramubwira ati abona akantu k'agatete ngo kari mu mazi. Ako kato ngo ni nako mama wa Mose yari yaramushizemo uyu mugore nyine Yokebedi. Hanyuma ngo uwo mukobwa wa Farawo ashaka kureba ikirimo, agira amatsiko, afunduye muri ako kato cyangwa agatete asanga ni Mose urimo, ngo ahita amutwara ajya kumurera. Ariko mbere ko amutwara, Miriyamu nawe yari hafi aho, arimo acungira hafi aho. Miriyamu yari mushiki wa Mose. Arangije aramubwira ati se nkushakira umuntu uzamurera? Ngo aragenda amuzanira uyu nyina wa Mose. Arera Mose ari nawe nyina, kandi akajya anahembwa kubw'umugambi w'Imana. Dusomye mu Kuva ibice 6 umurongo wa 20 twarushaho gusobanukirwa iby'uyu mugore Yokebedi. Umugore wa 4 ni Miriyamu, mushiki wa Mose. Mushiki wa Mose ngo igihe bambukaga inyanja, ngo nawe yavugije impundu, aranezerwa, aravuga ati nimushimu Uwiteka kuko aturengeye, kuko adutabaye, kuko akoze ibikomeye. Hanyuma rero wabisanga mu Kuva ibice 15 umurongo wa 20. Uyu ni umugore nawe Bibiliya ishima. Umugore wa 5 Bibiliya ishima yitwa Abigayili. Abigayili yari afite umugabo witwaga Nabali. Nabali nyine murabyumva namwe, sishatse kuvuga wenda bya bindi byose abavuga ubutumwa bajya bavuga, ariko Nabali izina ryari ryo muntu. Ngo baje rero kubarimbura, kuko uyu mugore Abigayili yari umunyabwenge, ahita abatanga imbere, abashyira ibyo kurya, yenda ingamiya n'ibiki byose abashyira ibyo kurya. Hanyuma ntabwo babaye bakirimbutse kubera uyu mugore mwiza witwa Abigayili. Umugore mwiza ashobora gufasha abana, ashobora gufasha umuryango. Uyu niwe nanone nababwiraga witwa Abigayili. Ntabwo yahise avuga ati nubundi nta bwenge ugira, nubundi n'ibiki byose, ngo yivovote atuka umugabo, ahubwo yahise avuga ati reka nkore icyo nkwiriye gukora. Rero Abigayili uyu nguyu yakoze icyo agomba gukora, kubera yuko nubundi kuvuga ibintu byinshi ntacyo biba bimaze, ahubwo gukora ibikorwa byiza nibyo bifite umumaro. Umugore wa 6
hano twabisanga muri Samweli ibice Samweli wa mbere ibice byaho 25 umurongo wa 18 n'uwa 35 niho wasanga aya makuru ya Abigayili na Nabali. Hanyuma umugore wa gatandatu n'umugore Bibiliya yita ngo w'Ishunemu, tubisomye mu bami ba mbere ibice 17 umurongo waho wa 8. uyu mugore w'Ishunemu nawe yabaye intwari, ngo yari umuntu ukunda gucumbikira abashyitsi, hanyuma rero aza gucumbikira umukozi w'Imana, hanyuma aza no gusaba umugabo we bubakira uwo mukozi w'Imana ahantu, bamwubakira inzu, ahantu ho kuruhukira, umukozi w'Imana akajya aruhuka. uyu mugore rero ni umugore w'Ishunemu, niko Bibiliya ivuga. Twamusoma mu bami ba mbere ibice 17 umurongo waho wa 8. Hari uwundi mugore wa karindwi, uyu mugore yitwa Ana. uyu mugore rero Ana Bibiliya nawe iramushima, imwita intwari. Ana ni nyina wa Samweli. uyu mudamu rero nawe yahuye n'ibintu bikomeye, mukeba we ngo akamubabaza cyane, akamurushya, akamucyurira, mbese kandi kuko yari afite mukeba. Burya umugore wese ufite mukeba biba ari ibintu bikaze, mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye, ariko Bibiliya imwita intwari. Yarihanganye, arasenga kugeza ubwo bamuvugaga ngo yasinze ihira, bakamwita amazina bashaka, mukeba wakabyara buri munsi ariko we ntabyare. Kandi icyajyaga kibabaza uyu mugore Ana, ngo Uwiteka niwe wari waramuzibye indi byara. Igihe kigeze rero kubwo gutakambira Imana, Imana irebye kwihangana kwe, irebye ko yakomeje kuba uwo kwizerwa, imuha umwana, arashima, aho yavuze ngo uwari ingumba abyaye karindwi. Hanyuma umugore wa 8 nanone yitwa Ana, ariko Ana wo mu isezerano rishya. uyu rero Ana wo mu isezerano. Hanyuma uyu mugore witwa Hana, we twamusoma muri Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Hana nyina wa Samweli. Hari undi mugore rero witwa Ana, ari mu isezerano rishya, yasezeranye n'umugabo we ngo bamaranye imyaka 8, apfusha umugabo we. uyu mugore nawe Bibiliya imwita intwari, ngo amaze gupfusha umugabo we aza kumara indi myaka 84 ari umupfakazi. Bibiliya ivuga ko yari umugore ushimwa, usenga, uba imbere y'Imana, ngo kandi kugeza igihe Yesu yavukaga bazanye Yesu, aranezerwa, ashima Imana. Igihe bazanaga Yesu kumutura mu nzu y'Imana, ngo arahaguruka abaha impundu. Nawe rero yifashe neza ku manywa na nijoro, nubwo yari umupfakazi. Bene data bagize ibyo bibazo byo kubura abatware babo, mwitware neza nk'uko n'uyu mudamu byamugendekeye. Ntabwo yigeze akoze Imana isoni, ngo yari umwizerwa kandi agasenga. Umugore wa 9 yitwa Esteri. Amateka wenda nababwiraho uyu mugore Ana, wasoma uyu mugore Ana muri Luka igice cyaho cya 2 umurongo wa 36 n'umurongo wa 39. niho wasobanukirwa iby'uyu mugore wabanye n'umugabo w'imyaka 8, nyuma y'imyaka 8 agapfa, akamara indi myaka 84 ashimwa n'Imana, akomeza gusenga. Hanyuma undi mugore ni witwa Esteri, n'umugore wa 9. Esteri rero nawe Bibiliya imwita intwari. Uburyo Esteri yatoranijwe abenshi murabizi, wenda batabizi namwe mwazabisoma nta kibazo. muri Esteri ibice 5 murongo wa mbere na Esteri ibice 4 murongo wa 15 na 17. Uyu rero Esteri ngo yirengagije itegeko ry'umwami, ngo bari bagiye kurimbura abayuda bose, yirengagiza itegeko ry'umwami, arasenga yinginga Imana. Amaze kwinginga Imana, Imana iza bagirira neza abayuda, baratabarwa, ngo biyirije iminsi 3. Uyu Esteri rero Bibiliya nayo imwita intwari, ni umugore ushimwa cyangwa umugore mwiza. Hanyuma umugore wa 10 n'uwitwa Rusi. Dusomye muri Rusi nyine igice cya mbere 16 umurongo waho wa 17. Uyu Rusi rero ngo yitangiye nyirabukwe
aravuga ati aho uzagwa niho nzagwa, imana yawe niyo izaba imana yanjye. Muri iki gihe biragoye kubona umukazana ushobora kwitanga nka Rusi akamukurikira azi neza ko Nawomi nta bandi bahungu afite, ariko aramukunda, yari yaramushimye, aravuga ati imana yawe izaba imana yanjye, aramaramaza. Uyu mugore Rusi rero yabaye intwari ku buryo Bibiliya imuvugaho ngo kandi uyu Rusi ni nawe wabyaye Obedi, Obedi nawe abyara Yise, Yise abyara Dawidi. Bituma urubyaro rwe rukomera kuko yitanze, kubera ko yitanze nawe yahinduriwe amateka, urubyaro rwe rurakomera. Muribuka igihe yahumbaga agategereza ko umucunguzi amubwira ijambo ariko ntarimubwire, akajya agenda ngo agahumba mu murima we, akarara ku birenge bye ariko ntagire icyo amubwira, ngo ahubwo yajya gutaha akamuha za seyiri, akamuha imbuto, ngo nyirabukwe akamubaza ati se ntacyo yakubwiye? Ati ntacyo yambwiye. Muribuka rero muri Rusi ibice 3 umurongo wa 18 aho Nawomi yabwiye Rusi ngo mukobwa wanjye yicarire ugeze aho uri mumenyere amaherezo yabyo, ngo kuko uwo mugabo Yesu atazaruhuka atararangiza ibyo. Mvuze Yesu ariko nabo bafite uwo bavugaga, yarategereje umucunguzi kandi niko byagenze. Aza kongera arashaka Rusi abyara Obedi. Hanyuma umugore wa 11 yitwa Mariya nyina wa Yesu. Turasoma muri Luka ibice 2 umurongo wa 19. Uyu Mariya nawe Imana yamubwiye amagambo akomeye. Mu by'ukuri yari umukobwa, ari umwari, ariko Imana iramubwira iti nyemerera. Marayika imbaraga z'Imana ziramukingiriza, asaminda, kandi asaminda ataryamanye n'umugabo. Arabyemera, aratuza, agira isoni, nyine birumvikana nk'umuntu wari ugiye kubyarira iwabo, ariko kuko ari Imana yari yavuganye nawe yumvira Imana. Bibiliya rero nayo iramushima uyu Mariya nyina wa Yesu, ni umuntu w'intwari cyane. Umugore wa 12 yitwa Dorukasi. Twabisoma mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 9 umurongo wa 36 n'umurongo wa 40. Hanyuma rero uyu mugore Dorukasi ari we bakunda kwita Pita yaje gupfa, ararwara arapfa, ariko ngo yagiraga imirimo myiza, yadoderaga imyenda abapfakazi. Ngo hanyuma rero apfuye, ngo abapfakazi bazana twenda yabadodeye, yadodeye abana babo, araza batwereka Petero bati ninde uzongera kutudodera imyenda, ninde? Bamurika imirimo myiza ya Dorukasi. Hanyuma Petero aramusengera, arazuka. Bibiliya rero uyu mudamu imwita intwari cyane. Ubundi kuba intwari ni uko ukora imirimo myiza yananiye abandi, wowe ukagerageza. Nubwo umuntu wese ari umuntu, ariko Bibiliya iravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Umugore wa 13 rero yitwa Lidiya. Lidiya ngo niwe wabaye uwa mbere w'umukristo mu Burayi. Uyu mugore Bibiliya yita Lidiya rero ngo yari umugiriki. Tusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 13 na 15. Uyu Lidiya ngo niwe wabaye umukristo wa mbere mu Burayi. Hanyuma ngo aza kwihana, acumbikira abakozi b'Imana, hanyuma bakomeza nyine babwiriza ubutumwa. Yabaye rero umugore w'intwari uyu mudamu witwa Lidiya umugiriki. Hanyuma hakabakurikira umudamu wa undi mugore nanone Bibiliya yishima, ni umugore wa 14 yitwa Foyibi. Foyibi ngo yari umudiyakoni w'itorero rya Kenkiriya. Niwe Paulo yahaye urwandiko rw'Abaroma arujyana i Roma ubwo yaravuye i Korinto. Yari umwizerwa. Uyu mugore Foyibi rero Bibiliya imwita umwizerwa kuko niwe Paulo yatumye amuha urwandiko ngo arushyire Abakorinto. Bibiliya imwita umugore ushimwa cyangwa w'intwari, umuntu wemera gutumwa kandi akageza ubutumwa aho atumwe. Umugore wa 15 yitwa Umugabekazi w'Isheba. Umugabekazi w'Isheba turamusoma mu Bami ba mbere ibice 10 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Ngo yumvise ubwenge bwa Salomo
yumvise ubwenge bwa Salomo bimukura mu gihugu cy'iwabo aza kureba ayo makuru, ashima Imana ati abo muri kumwe mufite umugisha. Uyu rero uyu mudamu ngo yitwa umugabekazi w'Isheba, ngo yumvise inkuru za Salomo, ukuntu yari umuhanga, ukuntu yari umunyabwenge, bimukura mu gihugu cy'iwabo. Bimukuye mu gihugu cy'iwabo ajya kureba uwo mugabo witwa Salomo. Imana yari yarahaye ubwenge, ngo ashima Imana, aranezerwa, aravuga atanga ubutunzi bwaratega aragenda, cyangwa se wenda yagenze n'amaguru ntiwamenya, ariko ngo ashima Imana, aravuga ati abantu mubana na Salomo mufite amahirwe. Umugore wa 16 yitwa Debora, mu abacamanza ibice 4 murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Debora afite byinshi yakoze, ndetse bimwe mu byo Debora yakoze, ngo ubwoko bw'iwabo bwari bwaravuye ku Mana arabugarura buhindukirira Imana, abantu babona umudendezo. Abantu bari baravuye ku Mana, Debora arahaguruka aba intwari, abantu abagarura ku Mana, umudendezo urongera uraboneka, arasenga, abantu barongera bakunda Imana. Uyu mugore rero nawe Bibiliya imwita intwari. Usomye muri Luka 8 umurongo wa 1, ngo ni umugore wa 17, ariko bari muri Luka 8, ngo abandi bagore Bibiliya ishima mu gihe cya Yesu bafashije Yesu ministeri ye, batanga ibyabo. Mbese muri make bano bagore bari muri Luka 8 bari abaterankunga ba Yesu. Mu gihe Yesu yakoraga umurimo atangiza ivugabutumwa, babaye abaterankunga, wenda se baranamugaburiraga bakamutegurira, kuko Yesu yari yambaye umubiri kandi akambara n'imbaraga z'Imana. Yari Imana mu gihe kimwe, yari Imana akaba n'umuntu mu gihe kimwe. Aba bagore rero nabo Bibiliya bita intwari, ni aba 17, kuko bafashije ministeri ya Yesu gutera imbere, abaterankunga ba Yesu. Ubundi umuntu umuterankunga uba intwari iyo ukora ibyiza. Undi mugore rero wa 18 yitwa Risipa, turamusoma muri Samweli wa 2 ibice 21 umurongo waho wa 10. Ngo yitangiye abantu bari bishwe. Uyu mugore Risipa ngo yitangiye abantu bari bishwe, yanga kubasiga ngo ibisiga bibarye, ngo inyamaswa zibatanyaguze. Ahera mu kwezi k'umwaka ageza mu wundi, kugeza ubwo amakuru yageze iwabo, baraza bashyingura abo bantu bapfuye. Yararinze mu by'ukuri, yabaye intwari, kumva kugira ishyaka nk'iryo ngiryo, akemera akarinda abantu bapfuye, ibisiga ntibibarye, ngo yorire ku gasozi. Uyu rero Bibiliya nawe imwita intwari, kugeza ubwo amakuru yageze mu gihugu cy'iwabo, baraza babashyingura neza. Undi mugore wa 19 yitwa Yayeli. Ngo abacamanza hari hariho umwanzi w'ubwoko bwa Isirayeli, arabatera. Umwami arabatera, ahunze aramuhendahenda, amugenza neza, amugeza iwe, aramugaburira, amuha amata y'ikivuguto, amaze kumusinziriza aramwica, kuko yari umwanzi w'Abisirayeli. Uyu mugore Yayeli rero nawe Bibiliya imwita intwari. Yamenye ko hari umwanzi w'ubwoko bw'iwabo, amenya ko hari umwanzi ushaka gutera Abisirayeli. Ubwo amaze kumumenya aritambika, aramuhendahenda, aramuhuzenza, amugeza iwe, ngo aranamusinziriza, arangije amuha amata y'ikivuguto. Umwanzi uyu mwami aragotomera, arangije aramurangiza, yica umwanzi wabo. Uyu mugore Bibiliya nawe imwita intwari. Umugore wa 20 rero bari muri Matayo 28 umurongo wa 1. Umugore wa 20 cyangwa abagore b'intwari bari muri Matayo 28:1 kugeza kuri 5. Aba ngo batanze abagabo bose, baritanze bano bagore kuruta abagabo bose. Kwa abagabo bari bikingiranye, bajya gusiga umurambo wa Yesu mu gitondo kwa mbere w'iminsi 7. Mu by'ukuri rero aba bagore Bibiliya ibita intwari, kuko bamenye ko Yesu yapfuye, baritanga bajya gusiga umurambo wa Yesu. Ariko abagabo bari bikingiranye iki gihe ngo bari bagize ubwoba, ariko abagore bo barishirika ubwoba, baragenda
bajya gusiga umurambo wa Yesu. Ubundi ntago bisanzwe ko abagabo bagira ubwoba bundi bugira abadamu cyane cyangwa igitsina gore, ariko aba bagore Bibiliya ibisa intwari. Ndumva rero tugana ku musozo. Mu by'ukuri Bibiliya yatubwiye ko umugore mwiza abera umugabo we ikamba, ariko umugore mubi ngo ameze nk'ikimungu mu mahwa. Bibiliya imaze kutubwira abagore bashimwa n'Imana, abagore beza, ariko mu by'ukuri dusomye mu Migani 31 umurongo wa 11 haravuga ngo umugore mwiza atuma umugabo we amenyekana ibwami no mu gihugu. Mu by'ukuri rero impamvu tuganiriye kuri aya magambo ni ukugira ngo wisuzume niba ubona wari umugore mubi mu buryo bw'ingeso, ubihindure ube mwiza, kuko Yesu niwe utanga agakiza. Kandi niba kandi uri mwiza ukomeze ukore neza n'abandi kandi bakwigireho, nk'uko nk'aba bagore Bibiliya itubwiye turi kubigiraho. Hanyuma rero mwige guhesha umugisha abo mu rugo rwanyu. Abagore beza cyangwa umugore mwiza ahesha umugisha abo mu rugo, akigisha abana ibyiza kandi akubaha n'umutware. Ikindi uyu mugore Bibiliya ivuga ngo ni n'umugore usenga, ushobora no gusengera igihugu, agasengera isi yose, akaririra itorero. Aba bagore rero mubigireho rwose. Niba mwumva ibintu bibafashije muzabigireho, mukore ibyiza nk'ibyo nabo bakoze kandi mugambirire kuba intwari. Kandi ntabwo kuba umuntu mwiza ari ukubiherereza mu rugo iwawe gusa, no mu bandi wafasha n'abandi ukagira umumaro. Mu by'ukuri na kera twarabibonaga, umuntu yashoboraga kugera ahantu yasanga umubyeyi mwiza cyangwa umumama mwiza akamufasha, akaba yagorora n'umwana kandi wenda atari nuwe, kandi akamugororana urukundo n'ineza. Imana ibaha umugisha rero. Bibiliya wenda ni benshi twavuga, ariko reka dusoreze ahangaha. Mwigane Imana, Bibiliya niko idusaba, kandi Imana ibaha umugisha. Abamama, bavandimwe, babyeyi, bagore bagenzi banjye, Imana ibaha umugisha, Imana ibiteho, Imana ibahe ubwenge, kandi ubwenge buturuka ku Mana buraboneye. Hari igihe waba ufite ibibazo byinshi mu rugo, uri umumama ukabura n'uwo wabwira, ariko buriya wabwira Yesu, wabwira Yesu. Yesu ni byose, ko umufite ntacyo wabasha gukena. Ushobora kuba ufite ibigeragezo, ushobora kuba warashatse ugatinda kubona urubyaro, amagambo akaba ari menshi, ibyo rwose bibaho. Ushobora no kubyara abana bagapfa, bagenda bapfa, ukumva warabuze inzira. Ushobora no gushaka mu muryango wenda ntugukunde, nabyo bikaba ibindi. Ibyo byose Bibiliya ikigusaba nuko wowe ukora icyo ukwiriye gukora kandi ukaba intwari, kuko muri iyi si turi abashyitsi n'abimukira. Twari twivugiye wenda ku bagore, ariko buriya n'abagabo nibabyifuza inyigisho zabo nazo zirahari, kandi abagabo nabo bakwiriye gukora imirimo y'umwami kandi bitanga rwose. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Mwebwe mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kandi bikabafasha, mujye mubisangiza n'abandi bige ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu natwe tuba twafashe umwanya tukaritegura kugira ngo turibagezeho. Muzajya mutubabarira, ntabwo dukoresha ibikoresho bizima. Rimwe na rimwe hari igihe dukoresha amatelefone muri recording, ariko kubera ko dufite ishyaka tuzi ko n'ayo makamera tuzayabona. Yesu ni byose ko umufite. Imana ibaha umugisha. Kadusenge. Mwami Yesu, Imana igira neza, Imana ikiranuka, izina ryawe niryubahwe. Umugisha umuntu wese ukurikiranye rino jambo, kandi abadamu ubahindure, abari mu ngeso mbi, abihebye, abafite ibibazo, ubahindure baba abagore b'intwari nk'uko Bibiliya ivuga. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.